nabatijwe n'uriya Harerimana muri 2023 nibwo ninjiye mu mirimo yaho mirimo ya protocole kuko twe dushinzwe guterura bari abantu baba bagize deliverance bari abantu asengera bakagwa yego bari nitwe twe dushinzwe kubaterura nge twakoranaga mu buryo bw'imyuka kuko ni ikirere we yanyinjijemo nisanga uyu mugabo Harerimana turi gukonektana cyane mu isi y'imyuka akavuga ikintu atabumbuye umunwa nkacyumva hanyuma nanjye navuga ikintu ntabumbuye umunwa akacyumva kuba bitaranyishe birasa nkaho byari biri mu mugambi w'Imana iyi myuka uko yanyinjiye ubundi twagiraga ibimenyetso hari ibimenyetso byahaberaga mu rusengero muri Zirafati twahereye mu kwezi kwa 10 turagenda kabisa twongeye kurya ubwo ndavuga ku giti cyanjye guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere ahubwo nari meze nkaho ndi gukontororwa n'uyu Harerimana kubera amasezerano twari dufitanye ngiye impamvu atangiriraga ntabi nuko ibintu byose yarambwiye nabyemeye hari amabuye yigeze kudutuma 12 ngo tuyakure mu mugezi utemba abakristo bose ababwira ngo aya mabuye nyine narayazanye wayakuye muhe mu mugezi wowe ngiye nayakuye mu mugezi utemba wohe waho bita Kiruhura ngize agapurizamo amavuta ya Elayo ndatashye ngeze mu rugo yari yatubwiye ko tugomba kuyashyira mu mirambizo oya none niko itegeko ryavugaga ngo igihe cyarageze sibyo wa muntu wanjye w'imbere agira icyo bita ubutware uri kumva nk'ubwa bishop kuko urumva nagombaga no gukorera mu kirere nk'iki nanjye niwe wagombaga kuzanyimika aya mabuye yari ateye ubwoba aya mabuye nta wundi muntu wabaga yagira ubushobozi bwo kuyakoraho mu rugo bagerageje cyangwa bashatse kuyakoraho biranga n'uwageragezaga kubikora yahuraga n'ingorane uwo munsi kiramo 10,000 ndagenda ariko yari yadutumye n'ikintu gikomeye cyane yabatumye iki ari nacyo ikuzimu gisa noneho n'icyahise noneho kinyandikisha ikuzimu bya nyabyo mu buryo bwuzuye yari yadutumye nibabwiye nanjye ubutware nari maze kugira bwo kuba nakominikana nawe bidasabye telefone yari yaransezeranyije kuzama imodoka ya $1,000,000 nko mu masaha ya saa 10 n'indi minota bishyira saa 11 mu rukerera ijwi ryarankanguye nari nsinziriye ndyamye nyine nsinziriye kwa kundi umuntu aba aryamye muri ghetto hari n'amasaha nari narahawe njya kumva numva ijwi riri kumpamagara ririmo rinkangura ahubwo ngira ngo nyine ni Harerimana ushe ko nari ntuwe amajwi nari nyamenyereye tata n'umutwe yaranakubiswe cyane akubitwa n'imyuka y'ikuzimu imubaza iti wamwe abameze neza ni mukomeze mushimu witeka kandi n'abatameze neza namwe mushimu witeka ari nako mwihangana mugakomera wenda mu bigeragezo cyangwa se ibibazo muri kugenda munyuramo imbere yacu uyu munsi turi kumwe no umutumirwa umuvuga butumwa uyu munsi umwana w'umusore ukiri muto cyane wenda ntiturabumenya mu buryo bwimbitse cyane ariko ari buze kuza kutwibwira ndetse tuze no kuganira wenda hari aho washobora kubona mukurikiye ugendanye n'ubuhamya yatangaga bw'iby'Imana yamukoreye cyangwa se n'urugendo aba yagiye anyuramo muri uburyo bw'umuhamagaro ariko turakurarikira kubana natwe kugira ngo uze kumva byinshi kandi uze gusobanukirwa igitekerezo cyawe ni inyamibwa cyane abe turakwakiriye murakoze cyane umeze neza meze neza shima Imana bikomeye cyane wenda hari abantu badukurikiye badasanzwe baza amazina yawe wabibwira kugira ngo twese tuze kuganira tuziranye yego nibyo amazina yanjye nitwa Ndizeye Abeli cyangwa Abeli yego ndi umusore ndacyari muto 24 ngewe mbifata nkaho umuntu aba akiri muto no kuvuga ngo nyine mfite ubuhamya yego imyaka 24 yego yego Abeli twagiye tukubona kuri social media utanga ubuhamya
bw'ibyakubayeho mu buryo bw'imyuka, wenda bw'uburyo wabashije kujyanwa ikuzimu ariko ukaza kuvayo, byatumye n'abantu benshi bibaza, ndetse uvuga wenda n'urugendo rw'uburyo waje kugerayo. Ubundi ubusanzwe wamenyaga akiza gute, wakijijwe gute winjira kugira ngo winjire mu bintu byo gusenga wenda, cyangwa se itorero warivukiyemo? Oya, ntabwo ngewe nakuze ndi umunyedini. Yego. Ahubwo nge byagenze gute? Use kuza nk'uwongera ijwi? Ahubwo nge byagenze gute? Yego. Ngewe uko byagenze, buriya nk'ibintu byo ku myaka 5 cyangwa 6 ntabwo tubibara ku bukijijwe na leta, ndumva itajya ibabara bene abo ngabo. Nta cyaha bagira. Bene uwo ngo ntabarwa. Ni ukuvuga ngo ngewe nyuma nibereye umuntu usanzwe, sinongeye kuvuga ngo wenda ngo ndasubira mu nzu y'Imana kuva ku myaka wenda 6. Yego. Ahubwo ngewe n'iki cyabayeho nyine naragiye nibera umusore usanzwe hanze, ariko ntekereza ko ijwi ry'Imana ahantu aho ariho hose, ariko nge icyo gihe nabyita umutimanama. Yego. Nabyita umutimanama kuko ni kwa kundi ureka ikintu runaka ariko ukakireka nta yindi vision ufite. Yego, nta kindi cyerekezo. Nta kindi cyerekezo. Yego. Uko niko byagenze rero muri 2020. Yego. Nari nasoje 2019 kwiga siziye mu segonderi. Wize ibijyanye n'iki? Nari narize ibijyanye na mekanike automobile. Reka dutangire dusenga Imana, tuguhe ikaze no mu isengesho kugira ngo benshi bagiye kuri iki kiganiro, benshi bagiye kumvira ivugabutumwa wahisemo gukora mu buryo bwo gutanga ubuhamya, bigire icyo biza kubafasha, abantu ntibaze kubibona mu bundi buryo, mu yindi sura, tubifashijwemo n'Imana. Yego, tuguhe ikaze. Murakoze cyane. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe turabwinginze ngo nibuze kuri icano. Turagushimiye ko wabanye natwe yaba mu rugendo yaba no mu buzima busanzwe. Turakwinginze ngo uze udukoreshe kandi udukoreshe iby'ubutwari, bigirira abantu umumaro ndetse bikanababatura mu izina rya Yesu. Turagushimiye rero ko ugiye kubana natwe, undinde kuza kuvuga ibyanjye, ahubwo ibikwiriye aba ari byo bigaragara kuri ica no mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni cyawe rero, turagutumiye. Urakoze mwami mwiza. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha cyane, kandi nawe udukurikiye ubane natwe. Yego. Ntangire nkubaza gutya, ni ubuhamya watangiye gutanga kuri social media mu bihe bitandukanye bw'ibyakubayeho, rw'urugendo rwawe, rw'uburyo wagiye ikuzimu ariko ukaza kugirirwa amahirwe n'Imana ukaza kuvanwayo. Ndabeshye? Aya ntago ubeshye. Ntago mbeshye. Ni byinshi cyane abantu bibajije, ariko ndifuza ko n'irivugabutumwa turikomereza ahangaha. Byagenze bite kugira ngo wisange muri uriya murongo wo kujya ikuzimu, Abel? Urakoze cyane. Ubundi hari itorero nasengeyemo, hanyuma iryo torero ndisengeramo nk'uko n'abandi bazaga, usibye ko ubu risigaye rifunze. Ni itorero Zirafati Holy Church. Zirafati Holy Church. Risigaye rifunze. Hanyuma ubwo ndahasengera, maze kuhasengera. Wagiyemo nk'umukristo usanzwe? Yego. Ubwo wari uturutse muri itorero mbere yuko ujya muri Zirafati? Nta torero nagiraga. Nta torero wagiraga? Wari umuntu uri aho ngaho, warasengaga bisanzwe cyangwa ntiwanatekerezaga ku Mana? Wapi kabisa, nta mwuka wera nari mfite. Byagenze bite umutima kuvuga ngo winjire mu rusengero ukahita winjira muri Zirafati? Ni ukuvuga ngo nari maze igihe gito ndetse inzoga. Yego. Ariwo wa mutima nama nakubwiye nari mfite. Nari narahagurukanye muri 2020. Yego. Hanyuma muri 2021 uyu mutima ndangije ndanawugira nanone. Yego. Ndongera ndawugira. Hanyuma itorero ndibona kuri TV nk'uko n'abandi nyine babona amatorero cyangwa wenda babona ibiganiro runaka. Ubwo wabonye umushumba Harerimana Jean Bosco ari kubwiriza. Ubwo ari kubwiriza kuri televiziyo yihe? TV1. TV1. Yego. Hanyuma ubwo
sinabitindaho ndavuga hari ahantu reka nzajyeyo numva nyine baraturangira njyayo nk'abandi bose hanyuma ubuzima nyine burakomeza ariko mu kwa mbere k'uwo mwaka wahise ukurikira wa 2022 nza kubatirizwayo. Wabatijwe nande muri Zarafati? Nabatijwe n'uriya Harerimana Jean Bosco Harerimana iri torero. Yego mu itorero rye arakubatiza cyane, arambatiza amaze kumbatiza nkoreramo umurimo. Tumva nyine nk'umushumba yagombaga gufatirana na new generation, iryo jambo yakundaga kurikoresha cyangwa nk'impano nshyashya. Yego. Hanyuma ndangije ndagira mpakorera umurimo. Ukimara kubatizwa ni izihe nshingano winjiye mu itorero z'umurimo wahawe gukora muri torero? Kuvuga ngo ubundi muri Zarafati nari nasanzemo abandi bantu nyine bamazemo igihe. Yego. Ariko ubundi kugira ngo ho uhakorere umurimo cyangwa banakwemerere byaga bisaba kuba uri n'umukristo, uri wa muntu nyine utari umuvantara wenda reka nkoresha iryo jambo. Niba wateranye nk'uyu munsi ukaba uzagaruka nka nyuma y'amezi 2, ntabwo icyo gihe rwose nta nshingano ugomba guhabwa mu itorero. Icyo gihe nawe ntiwirirwa guzaka kuko wabaga uvuga uti uri umuntu utazaboneka. Ariko kuko njye nabonekaga naravuze hano hantu reka magume mbe umukristo, ahubwo icyo gihe barabidushishikarizaga noneho simbigemo. Yego. Ahubwo biratangaje kuba muri 2023 maze y'umwaka ndi umukristo waho udasiba. Muri 2023 nibwo ninjiye mu mirimo yaho. Hanyuma nkora imirimo ya protokole. Ahandi nko muri ADPR babita abadiyakoni. Ubwo wimikiye ko mu diyakoni muri Zarafati cyane. Byagenze bite mwimikwa muri Zarafati? Uko bigenda nyine umushumba urumva baturaho amagambo bitewe n'inshingano muba mugiye gukora, kuko twe dushinzwe guterura bari abantu baba bagize deliverance, bari abantu asengera bakagwa. Yego, bari nitwe twe dushinzwe kubaterura. Yego, nura murimo narawukoze rwose amezi arenga ngahe kabisa, hafi umwaka urumva nyine habayemo ibintu bigiye bikomeye, ibintu bigiye bitandukanye nyine. Wenda turi buze kuhagera tubwire nk'umuntu wari umudiyakoni muri bari abantu bagwiriranaga, komeza tubwire wenda turi buze kuhagera nkubaza. Yego, numva nyine nakoreye y'uwo murimo. Hanyuma igihe nyine kiragera, Imana iza kunkurayo, inyiyeretse mu bundi buryo. Yego. Ngewe ntari ntuwe nkoranamo n'Imana cyangwa ntarinzi. Yego. Kurumva iyo uri ahantu ibintu byaho cyangwa ibintu bihabera urabishima. Ndetse uba ubona ari n'ukuri nyine kubera ko uba uri umuntu waho. Yego. Kuko buri urwanya ibintu ahantu ntago wahatinda. Ahubwo wabirwanya ugenda, ntago wahagaruka. Yewe rero urumva nari meze nk'umuntu wamamaza. Naragendaga nanamamaza hirya no hino ati iri torero runaka bimeze gutya, ni ahantu heza, ibitangaza biri kuba, abantu nimuze. Nuko urumva nyine nageze aho mba umwizerwa mu itorero. Hanyuma umushumba waho aza kungirira icyizere. Yego. Nicyo kintu wenda navuga. Ariko nivuga icyizere, yego, ni icyizere cyaje kunshyira muri risike. Tubwire akurikiye icyizere nk'umuntu umaze igihe mu itorero, nk'umuntu ukora inshingano ze neza yimikiwe, yakugera icyizere kimeze gute? Icyizere cyagushyize muri risike mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo yego, risike ya mbere ni uko nyuma Imana yaje kumpishurira ko atari Imana nakoreraga. Byonyine niyo ni ingaruka ya mbere. Kuba wari waratambwe ikuzimu. Tubwire uburyo byagenze wenda tutarageraho Imana yakwihishuriye atari Imana wakoreraga. Byagenze bite? Icyizere yakugiriye ni ikihe? Byagenze gute? Icyizere ubundi yakigiriye umuntu w'imbere kuko niwe wajyanywe. Hanyuma buri kintu cyose yabwirwaga wa muntu w'imbere, kuko yari ari muri ngewe nyine wa muntu, ni ukuvuga ngo narabimenyaga. Nge na Harerimana ntago byabaga biba bisaba ko twicaranye.
ntabwo njye ariko byari bimeze. Niyo yamenyaga ko uri umunyamubiri ushaka ko muhura mwirirwa mwicara muganira ntiyanakwitezaga, ahubwo njye byagendaga bite, njye twakoranaga mu buryo bw'imyuka, kuko ni ikirere we yanyinjijemo, kurumva nagiye musanga nyine muri ibyo birere. We niryo jambo yakundaga gukoresha, ati turi mu kirere, mu birere. Urumva we yanyinjije mu birere, noneho kuko urumva nari umukristo waho, kandi unashima ibintu byaho, buriya rwose ni ukuvuga ngo iyo ibintu bishyigikiye cyangwa iyo ibintu ubifana biragukorera ukabyinjiramo cyane. Ni ukuvuga ngo rero impano ze nazinjiyemo cyane, hanyuma ariko njye nkagira ngo ni Imana ndi gukorera, kuko nk'ubwo twarigishwaga tuti iyo ukunze umushumba wawe cyangwa wenda iyo umwaturaho amagambo meza hari umugisha ukuzaho. Urumva ni izo nyigisho twigaga, hanyuma nkazikurikiza, wenda hari n'abatarabikurikizaga. Noneho ibyo nibyo rero bisa naho byagiye bituma nawe ngirira icyizere, kuko urumva ntabwo ari ugupfa kwizera umuntu, ndetse bikagera no ku rwego umuha n'amasezerano, kuko byageze no ku rwego ampa amasezerano, ariko ayaha wa muntu w'imbere yari yarajyanye. Ese uyu muntu w'imbere, yego, ese uyu muntu w'imbere yajyanywe ate? Ubundi uyu muntu w'imbere ntabwo arebeshwa isura. Akenshi umuntu w'imbere abe ari umukozi w'Imana, abe ari n'umukozi wa Satani, bose bafite ubushobozi bwo kumenya umuntu w'imbere wawe. Ni ukuvuga ngo rero kuko njye numvaga ko ari umushumba, akabona umuntu wanjye w'imbere, naravuze ni nyine ubwo ngubwo ni Imana iri kugenda ingendera, kuko nyuma nagiye kugenda ngira ibimenyetso, ngenda ngira amwe mu mahame. Ubundi kizakubwira umuntu wagenderewe n'imyuka runaka, yaba ari Imana yamugendereye yaba ari Satani, ugira amahame. Hari abo utemerewe kuvugana nabo, hari aho utemerewe kujya, hari ibyo utemerewe gukora bijyanye nyine n'iryo hame uri guhabwa. Njye kuko numvaga ko ari Imana, kuko twasengaga tuvuga Imana, n'abahasengeye barabizi, nkumva ngewe nagenderaga ku mahame mvuga ati ni Imana ndi gukorera, nta ngaruka, nta kibazo, ibintu ni amahoro. Nisanga uyu mugabo Harerimana turi gukonektana cyane mu isi y'imyuka, akavuga ikintu atabumbuye umunwa nkacyumva, hanyuma nanjye navuga ikintu ntabumbuye umunwa akacyumva. Ese ibi bikorwa bite? Ibi ngibi mu isi y'imyuka hari ibitambo bitambwa ku muntu, ndetse mbwira n'abantu wenda bamaze igihe mu gakiza, ntago mwamenya byose. Niryo kosa Imana itakora. Imana ntishobora gukora ikosa ryo kubabwira amabanga yayo yose. Na duke muzi nyine nutwe iba yabashije kubabwira. Ntago Imana ishobora gukora ikosa ryo kukubwira imikorere yayo yose. Ni ukuvuga ngo Imana na Satani si byo se? Twese twagiye wenda tumenya imikoranire yabyo, na bamwe mu bantu wenda Imana igirira icyizere, ndetse n'abo Satani nabo twakwita ko agirira icyizere. Niho twagiye nyine abantu benshi tumenyera iki? Amabanga. Rero bino bintu ni ukuvuga ngo uyu Harerimana we yari afite impano yacishije, ariko mbere sinari mbizi, kuko urumva iyo mbimenya sinari kujyayo. Ntekereza ko ni nacyo Imana yashingiyeho iza kuntabara, ariko njye nanone ibintu nkabigaruramo Imana nkavuga nti kuba bitaranyishe, birasa nkaho hari benshi byagombaga kuzaza kurokora, ariko nyine ukamera nkaho, kuko urumva buriya urugamba urwo ari rwo rwose niyo warugwaho, nyirukurukoherezaho niyo yaba abizi kuri burugweho ntabwo yabikubwira. Ni ukuvuga ngo Imana yari ibizi ko njyewe wenda mu mutima nzageraho nkavuga ati kuki ibi byambayeho, ariko urumva kuba bitaranyishe birasa nkaho byari biri mu mugambi w'Imana. Ubundi uyu Harerimana abantu benshi batamuzi, ni umugabo w'imyuka, ni umugabo w'ibirere, ni umugabo ukorera mu isi y'imyuka.
we nta nubwo ibintu byo kuba mu mubiri nta nubwo aba bishaka kuko njye nawe twakoranaga mu isi y'imyuka. Urumva n'ayo masezerano yayasezeranije umuntu w'imbere, kandi wenda njye impamvu nta ngaruka byagombaga kungiraho cyangwa wenda ngo anyice, urumva nagombaga gusigarana impano. None se urugero nk'iyo umuntu agiye ikuzimu kwaka impano nyine yo kugira ngo akore, hari ubwo bamwica? Ntabwo bamwica. Ni ukuvuga ngo ahubwo uba wemeye gukorana nabo. Ni ukuvuga ngo rero nanjye kuko nari narabyemeye nibwira ko ari Imana ndi gukorana nayo, ntabwo bari kunyica. Ku ruhande rumwe kuvuga ngo ikirere mwakoragamo ni kimwe, iyi myuka yaba yarakwinjiyemo ite? Hari ikimenyetso wigeze ubona? Hari igihe wigeze uryama ukabona inzozi uri kumwe n'umuntu runaka, utekereza ko imyuka wowe yaba yarakwinjiye? Iyi myuka uko yanyinjiye, ubundi twagiraga ibimenyetso, hari ibimenyetso byahaberaga mu rusengero bitandukanye wenda n'ibibera aho nsengera ubu. Ni ukuvuga ngo ubundi abantu bose bahasengeye muri Zirafati, ndabyibuka ntago nzabyibagirwa, ayo yari amasengesho y'iminsi niba ari 47 yabaye muri 2022 yarahabereye, kandi narayakoze nta munsi n'umwe nasibaga. 47 cyane naryaga nijoro ku manywa nkiyiriza. Utambona gutya ibintu byo kwiyiriza ni ibintu byanjye. N'iminsi 90 twarayikoze muri Zirafati. Twahereye mu kwezi kwa 10, turagenda kabisa, twongeye kurya, ubwo ndavuga ku giti cyanjye, guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 umwaka ushize kugera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere nabimaze ntarya ku manywa saa 6. Uri mu masengesho? Ndi mu masengesho, ndya nijoro gusa. Mwategetswe nande? Twategetswe na Harerimana. Kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa 10 ni 11 z'ukwa 10 gutyo hafi aho ngaho, kugenda ukagera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, ubwo twe twinjiye muri 2024 muri uyu mwaka. Ntabwo ngewe nigeze njya saa 6 kuko hari amasengesho y'iminsi 90. Ari muri gusenga Imana? Turi gusenga Imana, ariko ari ukwiyiriza ubusa tukarya nijoro, ukazongera ejo ukarya nijoro, gutyo ukwezi kugashira. Mwajyaga no ku rusengero cyane? Twajyaga ku rusengero, kandi urumva kuko nari umukristo waho w'Imena, kandi urimo n'iyo myuka, uri no muri protocol. Ndi no muri protocol. Ntago akenshi ngewe yari kimeze nk'aho iri kunkontorora, ahubwo nari meze nk'aho ndi gukontororwa n'uyu Harerimana kubera amasezerano twari dufitanye. Ngewe impamvu atangiriraga ntabi nuko ibintu byose yarambwiye nabyemeye. Yakubwiraga ibiki nk'iyo mwaganiraga mu myuka? Waganiraga iki na Harerimana? Ndabanza wenda mvuga ikintu kimwe cyampuzaga nawe cyane muri no connexion, ari nacyo cyaje kuba intandaro y'ibi byose. Hari amabuye yigeze kudutuma 12 ngo tuyakure mu mugezi utemba. Abakristo bose? Abakristo bose. Ababwira ngo mujye mu mugezi utemba. Kumva? Gende mukuremo amabuye 12, bisobanuye abana 12 ba Isiraheli. Kumva? Hanyuma muyazane hano ku rusengero, apana ntimuyajyane iwanyu, ahubwo muyazane. Uri kumva? Kuko urumva uburyo we yabikoraga, yakoreshaga iyi Bibiliya iyi mfite. Noneho nimba avuze abana 12 ba Isiraheli, ntago uri buburane. None se uri bumutsinde? Kandi tubafitemo hano amabuye agendera yashaka. Ba Benjamin tubafitemo, sibyo? Ba Lewi, sibyo? N'abandi benshi, sibyo? N'aba Yuda baba barimo, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyo yavugaga gutyo, waravugaga uyu mushumba afite iyerekwa, sibyo? Uyu mushumba arimo neza, kuko ngibi biri no muri Bibiliya, sibyo? Hanyuma nyine twaragiye turayaza. Nawe ujyamo urashaka? Nanjye mu bagomba kuyazana, ahubwo kuko yari amaze kubona umwete mfite. Ndumva icyo gihe byari bigeze mu kwezi kwa 5 kuwo mwaka wa 2022. Ni ukuvuga ngo aya mabuye nyine narayazanye. Wayakuye muhe mugezi wowe? Njye nayakuye mu mugezi utemba. Wohe? Waho bita Kiruhura, ni mu gace k'Igahombo.
ujya gushaka amabuye. Amabuye kabisa mu rukerera, ndabyibuka nagiye kuyashaka nka mu gitondo mu masaha ya saa 12. Hanyuma ndayazana buracya. Icyo gihe njye nagiye kuyazana ariko wa gatandatu ndabyibuka, buracya ku cyumweru, ari bwayo masengesho yagomba kurangira. Turangije nyine tuyajyana ku itorero Serafati, ayasiga amavuta. Buri mukristo wese amabuye yazana, buri mukristo yayazanaga gutya, uri kureba nk'uko mfite iyi Bibiliya, sibyo? Yayazanaga nk'uko mfite gutya iyi Bibiliya, ukayajyana gutya imbere nyine kuri podium, sibyo? Gutya yarangiza nyine umushumba akagira ate, yangiza agapurizamo amavuta ya elayo. Hanyuma ni ukuvuga ngo wayo mabuye waba gutwaye, waba gutwaye umutongero we. Nuvuga ngo nawe nicyo kintu, niyo mpamvu yatumye agira gute, ababwa ngo muyazane. None se byari bimuyobeye kutubwira ngo nimugende mushaka ayo mabuye, sibyo? Ariko muyajyane iwanyu mutiriwe mugira gute, muyazana. Munyura ku rusengero apurizamo, kandi wabaga ugomba guhita utanga n'amafaranga. Oya, none itegeko ryaho niko ryavugaga, wagomba buri kintu cyaho cyose cyari cash. Igihe yapurizagamo yababwiraga ko ari gupurizamo iki? Icyo gihe umugisha yabaga avuga nyine ko Imana nyine tugiye kubona Imana mu bundi buryo. Urumva nyine yamamarizaga Satani ariko yitwaje Imana. Ntekereza ko ibyo bintu urabizi biramagira no mu buzima busanzwe. Naho umuntu atakuvuga, byonyine ibyo bintu uba wakoze, kwitwaza Imana nyamana, uri kumva? Kandi ubizi neza ko hari indi myuka, hari andi masinyatire wasinye ikuzimu. Kuko urumva nimba haje Imana ikambwira ngo uyu muntu mwakoranye bimeze gutya, sibyo? Ni ukuvuga ngo automatically aba ari umuntu w'ikuzimu. Ugomba kumenya ko iyo udakorera Imana ukorera Satani. Amabuye barayapurije, uratashye. Ndatashye, ngeze mu rugo. Yari yatubwiye ko tugomba kuyashyira mu mirambizo. Oya, none niko itegeko ryavugaga. Itegeko ryaravuga ngo ayo mabuye mujyanye mu ngo zanyu muyashyire mu mirambizo hepfo y'igitanda. Buri mukristo wese. Ariko urumva, kuko ngiye yari amaze kubona ishyaka ryanjye, ntago ikuzimu bakorana n'umuntu utagira ishyaka. Ngewe nari mfite ishyaka rikomeye cyane, utambona gutya nicecekeye. Nari mfite ishyaka, kuko urumva ntago nge nayigeze mba umunyedini. Ngewe ni ukuvuga ngo nari meze nk'umuntu haraye ibintu by'agakiza. Rero ni ukuvuga ngo buriya nk'abantu wenda bamaze igihe kirekire mu gakiza, bageraho bakarambirwa, bageraho niyo babwiye ibintu by'Imana bakabipinga, wenda bitewe n'igihe babimazemo, wenda niyo wenda Imana itaranasubiza bacika intege. Wavuga nk'Imana ugasanga ukavuga ati se wenda ukibwira ati se abantu ikintu ndi kuvuga ntibakizi. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo bitewe n'igihe kirekire baba bamaze mu gakiza, bageraho bakamera nk'aho bagafetse. Ariko nge ntago ariko byari bimeze, ahubwo nge nari meze nk'aho ntangiye agakiza. Amabuye yashyize mu murambirizo. Amabuye ngewe utambona gutya natunze amabuye. Ariko bisobanuye ngo ni igicaniro cy'Imana. Ugomba kuzajya umenya ko hica iki, hica umutongera. Buriya niyo mpamvu n'umurozi ukuroga, sibyo? Ukomeye ni wa wundi wagutongereye, atigeze agera iwawe, uri kumva? Atigeze akugaburira, uri kumva? Ugenda ujye kwirutsa bya bindi tuzi, ahubwo akagutongera kandi bikagufata. Uwo ni we w'umuhanga. Ese uyu mugabo ubuhanga bwe ni ubuhe? Ni ukuvuga ngo we yari afite icyo bita autorite, cyangwa kuvuga ijambo rigasohora. Ubutware ya wabimenye, ubutware. None se kugira ubutware na Kristo yarabutanze. Ubutware yarafite, yarahanuraga bikaba, cyane yarahanuraga bikaba. Ntituragira nk'umuprotokoli wabaye mu rusengero rwuzi byinshi, ntituragira ku byo gusengera abantu. Ubutware yarafite, yahanuraga abantu bigasohora cyane. Yarafite yerekwa. None se nge sinigeze kurigira. Nanjye nakoze ibitangazo utambona gutya. Ubihejwe n'izo mbaraga ze cyane, kuko urumva byonyine ntago wajya kurambika umuntu ikiganza utazi ko biri bukunde. Byonyine ugomba kubanza ukamenya ngo ese iyo confidence wayikuye. None se ubuwe bakubwiye ngo sibyo, bakuzaniye nk'umuntu ufite ukuguru kungana gutya, bakubwira ngo iyaminiye musenge, utizeye imbaraga byavamo.
ntabwo byakunda. ntibibaho. Ni ukuvuga ngo rero nanjye igihe cyarageze, ni ukuvuga ngo igihe cyarageze sibyo, wa muntu wanjye w'imbere agira icyo bita ubutware, uri kumva, nk'ubwa bishop, kuko urumva nagombaga no gukorera mu kirere nk'iki, uri kumva, kuko urumva ni nawe wari warantrayininze, sibyo, nk'umuntu ugomba kuzasigarana impano, kuko bino bintu ni generasiyo, nawe afite abamwimitse, uri kumva, nanjye niwe wagombaga kuzanyimika, tubigendanemo neza. Ni ukuvuga ngo nanjye igihe cyari kuzagera nk'imikundi, niko bino bintu bikora, niko satani wabikora, sibyo, wenda ku Mana aho simbizi, ariko niko satani wabikora, kuko nawe afite abamwimitse, ntabwo ari we wiyimitse. Hanyuma uyu mugabo nyine Harerimana, igihe kiragera, igihe kimaze kugera nyine, ariko nturatubwira ku bya ya mabuye. Okay, ya mabuye, aya mabuye wari ushyize mu mirambirizo yaje kuvamo ate? Ese ibimenyetso yatangiye kujya azana byari ibihe? Aya mabuye yari ateye ubwoba. Aya mabuye nta wundi muntu wabaga yagira ubushobozi bwo kuyakoraho. Oya, ni ukuri kw'Imana. Aya mabuye iwacu banyinginze kuyajugunye, noneho hari n'igihe babaga bagambiriye, nyuma igihe cyaje kugera bamenya ko aya mabuye nyafite. Urumva byari bimeze nk'ubupfumu, kuko ibintu ujya gutsimba ugahisha ni ubupfumu, ibintu utaza ngo ugaragaze cyangwa ngo ushyire ku karubanda ubu uvuga uti nyine ibi ni ubupfumu. Nyine umupfumu nawe niko akora, ni ukuvuga ngo niba guhaye ibaba, sibyo, ku bantu bajya bajyayo, ni ukuvuga ngo iryo baba nimwe muba muziranyeho amabanga, sibyo, y'ibyo yakubwiye, ntabwo ugenda uryereka abantu bose, sibyo, hari n'igihe wenda kuvuga ngo nturyereke bose. Natwe rero mu mahame twari dufite, ayo mabuye ntabwo yagombaga kwerekwa abantu bose cyangwa ngo afatwe n'abantu bose. Niyo mpamvu mu rugo bagerageje cyangwa bashatse kuyakoraho biranga, n'uwageragezaga kubikora yahuraga n'ingorane uwo munsi. Kubera iki? Kubera imbaraga za satani zirimo, kuko icyo gihe nibwiraga ko ari imbaraga zirimo ziri kubikora, sibyo, kuko umuntu w'icyo gihe atandukanye n'ubu, ariko ubu ngubu yasobanukiwe ko icyo gihe ari satani wari ugize gute, wari uri mu mabuye. Nk'iyo yakoraga aho ugiye kuyajugunya byagendaga ntibyakundaga, ntibyakundaga, niyo mpamvu iki gicanira ninjye wakisenyeye. Aya mabuye yaje kuva muri iki cyumba cyawe gute? Igihe cyaje kugera ndirukanwa mva mu rugo. Bakwirukaniye iki? Banyirukanye. Bakwizeza iki? Ni ukuvuga ngo yari anafite undi mwuka wazaga ugakura amafaranga 10,000 mu rugo, mu rugo, kandi nta muntu wagiye ngo akozemo ku kuboko. Ni true story, ni ibintu byabaye mu rugo iwacu. Bo batanga ubuhamya, ngewe ntiriwe nanabivugaho cyane, kuko wenda n'igihe byasohoreyeho, ngewe iyo ndi kubivuga niyo mvu ubona rimwe na rimwe nanabifetse. Ni ukuvuga ngo buriya ubaye mu kintu cyane ugera ukagica nk'amazi. Ngewe impamvu wenda abantu bazihangana wenda ko babona mba meze nk'umuntu wabiciye amazi, ni ukuvuga ngo nuko nabibayemo. Ni ukuvuga yari afite umwuka utkuramo amafaranga 10,000. Sinzi no mu zindi ngo niba ariko byagendaga, ariko iwacu ho impamvu cyangwa ingingo nyamukuru si uko ayo mafaranga yari yakeneye, ahubwo we yifuzaga buri kintu icyo ari cyo cyose yateza, noneho mu rugo bakaba banyirukana. Mbega we yari afite, yifuzaga ko mu rugo nge nabo tutakumvikana, noneho kugira ngo igihe kigere banyirukane, noneho mbona uko njya gukora ibihwanye na ya masezerano yari yagize gute, yari yarapanze. Amafaranga bakayabura buri gihe. Amafaranga barayabuze bwa mbere, baranyihorera, kavuga bati se ko hano nta muntu wiba. Amafaranga barayabura bwa kabiri, bati se n'indusi, bakavuga bati ubwo ni imbeba. Ka gatatu rero noneho ayo mafaranga 10,000 byabuze, naraye mbonanye nawe. Kandi icyo gihe nari nahuye nawe, twarahuye, twe twaraye duhuye mu buryo bw'umubiri. Noneho twe twaraye duhuye mu buryo nawe mu buryo bw'umubiri, ariko atari njye njyenyine. Ari randevu yarayaduhaye, hanyuma nyine nk'abakristo baho hari randevu bajyaga bahabwa, ariko ugatwara envelope. Umuntu yabaga yafashe envelope
ni ukuvuga ngo yaguhaga umunsi mugahura ariko washyizemo amafaranga. Ntabwo iyo envelope ntabwo yabaga ariyo kugira ngo uze wenda wanditsemo ibyifuzo ngo uze ubitaho ngaho, ahubwo we yaravugaga ati wenda agahera nko kuri miliyoni agenda amanuka 500,000, ibihumbi 100, ibihumbi 50 kugira ngo mubonane, abantu bagenda nyine baboneka bitewe n'ubushobozi bafite. Ariko ngenda ndabyibuka icyo gihe nafashe envelope y'ibihumbi 10. Hanyuma iyo envelope y'ibihumbi 10 ndayifata, maze kuyifata ubuzima burakomeza, ndagenda amafaranga nyashyiramo ariko yanjye atari ay'ababyeyi. Nanjye ni ukuvuga ngo narizigamaga nubwo nirirwaga njyayo. Yego, hari utuntu nagendaga nkora nkabona urumva n'ayo matike kuko narategaga. Narategaga nyine, byaba n'ibyo 2 icyo gihe byabaga byanagutwara icyumweru 2 amatike ataranazamuka kuri bisi. Hanyuma ubwo ngubwo ushyiramo ibihumbi 10 ndagenda. Ariko yari yadutumye n'ikintu gikomeye cyane, yabatumye iki ari nacyo ikuzimu gisa noneho n'icyahise noneho kinyandikisha ikuzimu bya nyabyo mu buryo bwuzuye. Yari yadutumye n'ibisekuru. Oya, ni ukuri kw'Imana 3 byawe. Buri muntu nyine wumva yavugiraga mu iteraniro akavuga ko ari twese nyine abantu benshi bakenewe nyine ubwo buntu. Ariko we yabikoraga mu buryo bwa misiyo. Wabyumvishe? We urumva nubwo yavuze ibyo bisekuru 10 nani ibyo bisekuru 3, ariko ni ukuvuga ngo wenda wasanga muri misiyo bari baramuhaye harimo njyewe, sibyo? Ariko wenda akavuga ati n'abandi aninjirizeho iki ayo mafaranga, sibyo? Kuko urumva n'abandi ntago bazaga ku buntu. Kandi yabaga yatwigishije icyigisho kivuga ngo Imana itegeka Aburahamu ngo va mu gihugu cya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, va mu gihugu. Wabyumvishe? Nuvuga ngo Imana aho ngaho yabaga imeze nk'igutandukanyije na karande. Noneho rero mu byigisho yabaga afite harimo n'iryo ngiryo. Ni ukuvuga ngo we uko byagenze ni gute? Urumva we nyine niba umuntu yigishije kuri icyo cyigisho, Bibiliya ivuga ngo Imana yategetse Aburahamu ngo va mu nzu ya so ujye aho nzakwereka. Ni umuntu nakubwira ngo arashaka kugutandukanya n'ibisekuru by'iwanyu, none se ubwo uri kumva abagukije ni deliverance kugukiza. Deliverance Ntumva atari deliverance arabagukoreye. Uzanye ibisekuru 3 turabizana. Wowe wabikuye he? Wari ubizi? Wabibajije ababyeyi? Vie wanjye yarabimbwiye. Ibisekuru 3 urabyandika? Ewana yarabimbwiye ndabyandika, ariko atazi impamvu, atazi ko bimubaza. Arabimbwira yari yadutumye 3. Ni ukuvuga ibyo bisekuru 3 harimo, ubwo ni ukuvuga ngo ni uguhera kuri papa wawe, kuri sogokuru wawe. Hari igisekuru cya sogokuru wawe, hari igisekuru cya papa wawe, hari n'igisekuru cyawe wowe ubwawe ku giti cyawe. Noneho rero najyanye ibisekuru 3, kuko ndabyibuka ibi bisekuru 3 natanze byaje no kubagiraho ingaruka. Sogokuru wanjye yaje gupfa mu kwezi, yaje gupfa umwaka ushize. Yaje gupfa umwaka ushize nyuma yo gutanga kwezi kwa mbere, nyuma yo gutanga ibyo bisekuru. No kuvuga ngo ibi bisekuru cyari ikintu gikomeye cyane. Ibi bisekuru nabyo mu bintu ikuzimu bashingiraho batwara umuntu cyangwa bagutwara. No kuvuga ngo rero bino bisekuru maze kubitanga 3, narabitanze arabisengera, kuko yari yaratubwiye ngo tubizane biri ku dupapuro 3 kabisa, biri ku dupapuro. Turinjira mu nzu aho yari ari nyine, ngo hanyuma turapfukama nyine. Urumva nk'umutambyi nyine yagombaga kubwira ati mupfuye, yagombaga kubabwira ati mupfukame. Nta nubwo wabaga wakinjiramo uri umwe, oya, ahubwo kuko yabaga yizeye imbaraga ze yarabwira ngo muze muri 3 mugende mwinjira 3 mu buryo kugira ngo nyuma nihagira ingaruka ziza kubaho
uze kuvuga uti cyangwa nuza kubona ikimenyetso ibimenyetso uze kuvuga uti uyu muntu yari umukozi w'Imana, uyu muntu ni umuntu w'Imana. Noneho we rero kuko urumva nari meze nkaho njye ndi muri misiyo, we nyine njyewe ndi muri misiyo ye, ninjiranye n'aba badamu batatu. Ninjiye nyine turapfukama, aradusengera. Bwa bupapuro aratubwira ngo mubucemo kabiri, mumara kubucamo kabiri mugende mubujugunye ahantu runaka. Icyo turabikora nyine turataha. Ariko ndagira ngo ubwire ko ntashye ngeze mu rugo mu gitondo nibwo babuze ya mafaranga, kandi mu mafaranga najyanye bya bihumbi 10 ntigeze njya gukuraho iwacu babika, ahubwo ari amafaranga, ari udufaranga twanjye nagiye nzigama nyine nk'uko buri muntu wese agira gute azigama. Kuko iyo nza kuba narayatwaye nabyo nabibwira abantu nta wamfunga, ariko icyo gihe nta nubwo nari nayatwaye. Mu rugo barakwirukanye? Mu rugo baranyirukana, ndatorongera, ndagenda mva mu rugo ntafite n'aho kujya, ndagenda mfite mare yonyine n'imyenda. Ariko ndagira ngo ubwiye ko byaje kugera mu ma saa 12 imyuka y'ikuzimu yamaze kumbonera homba. Kuri pe ubu njye nabaye muri famiye ahantu batanzi, nkaba amezi 3 kandi batazi aho naturutse, kandi bangaburira ku manywa na nijoro, kandi bazi ko ntari imfubyi, bazi ko mfite ababyeyi. Uri kumva? Wahaba amezi 3. Hanyuma nza kuhava njya kwikodeshereza, kuko urumva ibyo byose byabaye nsengerayo, sibyo? Urakomeza urahasengera? Urumva ntago na mushumba kumubwira ikibazo wenda ufite? Cyo gihe telefone naranayihamagaye yanga kuyifata, banyirukanye. Ariko yagira ngo anyereke ko nyine afite ububasha, afite n'ubushobozi. Kurumva byaje kugera ku mugoroba nza kubona aho kuba, ndagenda ndahaba amezi 3. Maze kuba muri urwo rugo amezi 3, mbona nibizavamo njya kwikodeshereza. Hari akantu k'akazi nyine banshakiye, imyuka y'ikuzimu yanshakiye, ndagenda ndagakora kabi. Impamvu kari kabi byari ukugira ngo nyine tugirane step, sibyo? Cyangwa noneho dusinyanye amasezerano. Akazi kari icyo? Kari akazi ko gukora ahantu muri Bombo, hani Masaka. Bombo ni iki? Bombo zizo kurya. Bombo barya suzizi mu Ruganda? Mu Ruganda. Mu Ruganda. Twakoreyemo, nakoreyemo Bombo icyo gihe amezi agera nko muri 6. Haciyeho icyumweru mbaye muri urwo rugo. Ariko n'undi urumva bagumije kuncumbikira ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukwezi kwa gatatu. Hanyuma njya kwikodeshereza nyuma, ubushobozi nyine urumva bw'inzu wenda bwari bumaze kuboneka nubwo bwari bukeya. Noneho sasa kandi na ya mabuye ndi kuyagendana. Ya mabuye uracyayafite? Ahubwo utanayakoraho. Ya mabuye nyafite utananyegera, ahubwo ya mabuye nyafite nayo ndayimukana muri ghetto, ndayajyana sasa. Ariko aya mabuye yampuzaga nawe, kuko urumva nijoro ayo mabuye yararaga mu mirambizo. Kandi nakubwiye ngo menya ngo iyi mitongero ye yari ikomeye cyane, yari imitongero yaguhesha urubyaro, yari imitongero ikomeye cyane. Kuko ikimbwira ibi byose cyangwa nikikubwira ko atari umukozi w'Imana, ariyo mpamvu mba mvuga ngo ni ikuzimu nakoranye nabo. Niba Yesu Kristo yaraje, sibyo? Nababwiye nanjye ubutware nari maze kugira bwo kuba nakominikana nawe bidasabye telefone. Kumva dufite uburyo nyine nawe tuganiramo, sibyo? Kandi bikabaho, sibyo? Niba n'urugero ndi nk'aha ngaha muri iki kiganiro, ikintu cyose nabaga natekereza cyangwa ikintu cyose mvuze yaracyumvaga hari mu buryo bw'amajwi. Nawe rero ikintu yavugaga, nanjye uko nicaye mu kiganiro nahitaga nyumva. Nk'ibiki yavugaga ukumva? Nk'ibintu wigeze uvuga ati none se reka nkwereke, sibyo? Yari yaransezeranyije kuzama imodoka ya miliyoni 100. Ibyo byo yageze naho azageza kubivugira no mu materaniro. None mu buryo kugira ngo njyewe ubyibuze nawe wenda mu buryo kugira ngo arebe niba bwa buryo yubatse bukunda. Kuko hari nk'ibintu wenda twabaga twabanje guserera hirya.
muri bwa buryo yari yarubatse mu isi y'umwuka mu isi y'imyuka none wenda akagira ngo sinabyumvise noneho nko mu iteraniro akabigarura akamubwira nti nyine akaganisha kuri bya bindi kuko twakoreyemo ubugoryi bwinshi twagiye tuvuganiramo ubugoryi bwinshi ibintu byinshi kurumva abantu umuntu muri kumwe mu isi y'imyuka muvugamo byinshi muganira byinshi urumva harimo ibyo yari yaransezeranije ndi kukubwira iyo modoka miliyoni ijana ariko impamvu yayinsezeranije ni uko urumva nagombaga kuzasigarana izo mpano nari umuntu wenyine nari umuntu yizeye sibyo nose umuntu wizeye si umuha icyo ushaka hanyuma yabivuze mu iteraniro gute ku buryo wabyumvise mu iteraniro bwo yacaga amarenga akavuga ati ntimuzatungurwe no kuba mwabona Imana yahamagaye nk'umuntu runaka akaza wenda atwaye nk'imodoka nyine we afite uburyo yabivugaga kugira ngo ngewe nze kubyumva uri kumva wenda ugasanga akuyeho nka gutya nka microphone ahise avugira mu mutima we akahita wenda avuga ati se wabyumvise nanjye nicaye mu materaniro nkamugana ariko ntinari mbizi isi byari ngombwa ko aba bantu ugira gute ubibabwira kandi nge nkabimubwira gutyo ntabumbuye umunwa kandi agahita abyumva urumva ni uburyo yarubatse ni ikuzimu bari baraduhuje mu yandi magambo bari barafashe ubwonko bwe babuhuza n'ubwanjye roho barabukonegita urakomeje n'amabuye urakomeje kuyagendana amabuye ndagendana mabuye ewanaba mabuye kuko yari afite imbaraga zikomeye cyane ntabwo ari amabuye asanzwe ni amabuye wewe ubwawe wabaga wakoraho sibyo ntuzongere gutunga inote yawe n'imwe mu buzima oya ni amabuye wewe wabaga wakoraho sibyo tureke ngewe usibye nge nyirayo ninge wari ufite ninge wari wemerewe kuyakoraho abandi bose byari kirazira ni amabuye wabaga wakoraho ukarwara umutwe udakira kandi uyakozeho uri muzima uri kumva niyo mpamvu nicyo kikubwira nakoranye n'imyuka y'ikuzimu sibyo ni ibimenyetso nyine icya mbere nayo mabuye sibyo n'amavugo urumva nayo uyu muntu nimba azirikiye ikuzimu akagusengera cyangwa akagutongera ni ikuzimu nyine bari bugushagare wabyumvishe yego ni ukuvuga ngo nta mwuka wera ubigire gute urabukuriho ngewe nyine impamvu wenda abantu babona nshize amanga mvuga ngo ni ikuzimu nuko nge nasobanukiwe menya na byinshi bijyanye nawe kandi ntatumwe n'umuntu hari n'abantu bavuga ngo ni umuntu wantumye umuntu wagutumye abantu benshi wenda turaza no kubigira ku gihe cy'ibibazo no bihe arimo uyu munsi bitamworoheye vuga ati wa muntu ari kuri misiyo dore n'ibyahise biba wenda turibuze kubigiraho mu gihe cy'ibibazo by'umwihariko waje kwitandukanya n'izi mbaraga aya mabuye waje kuyavana mu biganza byawe bigenze bite izi mbaraga wari warahujwe nazo waje gutandukana nazo bigenze bite Abel ikizakubwira ko Imana yakugendereye bitandukanye n'ibindi nanjye nari nzi ububasha n'ubushobozi buri muri ayo mabuye nanjye nyir'ubwite uyafite nari mbizi ariko ngewe nzi ko ngo ari ubutware bw'Imana kuko urumva nanjye nariyumvaga kuko urumva nari mfite nanjye ubutware none niba mbasha kumva icyo umushumba avuze tutari kumwe none ubwo si ubutware mfite ibyo ngibyo wabisangana abantu bangahe se kumva ni Imana none niba narakijije abantu muri iki gihugu bakaba bahari bakaba bavuga baturiya mwana ibyo avuga nibyo yaradusengeye kandi yahavuye ibi n'ibi hari abo nagiye nsengera bafite imbago barazita hari abo nagiye nsengera bafite imididi afite nk'ukuguru kungana gutya nyuma y'iminsi ibiri ukuguru kukajya ku murongo si ubutware nari mfite se nanjye urumva nari nzi amabuye mfite ubutware agize gute ubutware afite niyo mpamvu sibyo Kristo aje sibyo niwe wenyine wari ufite ubushobozi no kunyemeza uri kumva ibyo ntunze ibyo ari byo kuko nta wundi muntu n'umwe wabaga wambwira ngo nashaka aba ari umuhanuzi wa hehe nashaka abahanura n'inyenyeri uri kumva nashaka abahanura n'ibintu bimeze bite ntabwo byari gukunda kuko nge nawe baba we byari ibintu bikomeye cyane Kristo niwe wenyine yaje tubwire utwinjize muri iyi si muri iki gihe niyerekwa wagize
ni amasengesho wasengewe byagenze bite kugira ngo ufate icyemezo uyu munsi ukaba uri kuvuga n'amagambo? reka nkusetse rero, nta handi hantu najyaga nsengera, yego, ni muri iri torero Zirafati honyine. nk'uko nakubwiye ngo nari imparaye agakiza, ni naho nari imparaye honyine, nta n'ahandi nigeze mparara mu mateka yanjye, kuko n'ubundi ibyo wabaga wagenda ugasanga ahandi nabyo byari bihari. Niyo mpamvu rero nta handi nigeze nsengera, yego, sibyo. hanyuma njyewe nari naraye mvuye gusengerayo, twanagiranye n'ibihe byiza, tutigeze tunaserera, twakoranye muri bwa buryo dutuye dukorana, nta n'ikibazo twagiranye rwose, ibi nari amahoro. wikumva hari n'abantu wenda bagize ngo ni ibyo yanyimye, hanyuma ngo ndaza wenda ngo nza kumutaranga ngo kuko wenda yanyimye imitungo. Reka da, mwari mumeranye twari neza, tumeranye neza, nanjye nifuza ko nta kintu cyanandukanye n'umushumba, sibyo, kuko naramukundaga bya hatari. yego, ibaze narahawe n'itegeko ryo kuzajya musengera, nijya kuryama nkamusengera, na mu gitondo nijya mu byo ngiye gukora nkamusengera. Bishatse kuvuga ngo nihuje nawe mu bintu byose, mu buryo bukomeye cyane, kandi nkamwita dadi. Iryo ni ryo tegeko narahawe. Nibyo bya bindi nakubwiye, iyo ufite ubwamukorera hari amahame uhabwa, wabyumvise. Abantu bajya basobanukirwa ibi mba ndi kubabwira. Hanyuma watashye nta kibazo mwagiranye? Natashye nta kibazo twagiranye, ndaye mvuye gusengerayo, ari ku cyumweru mu ruke. Noneho rero iryo joro ryo ku cyumweru, nko mu masaha ya 10:00 n'indi minota bishyira 11:00 mu rukerera, ijwi ryarankanguye, nari nsinziriye, ndyamye nyine nsinziriye, kwa kundi umuntu aba aryamye muri ghetto, uri kumva. Kumbe iryo joro naryamye nta musengeye, uri kumva. Noneho mu kuryama ngiye agatotsi karanyibye, naravuze kuko buriya hari n'amasaha nari narahawe yo kuzajya nsengamo, isaha ya 6:00. Niyo mpamvu buriya bimwe mu biganiro nifuza ko abantu bagiye gukurikirana cano ngiye gufungura nshyashya, deja yamaze gufunguka, yamaze gufunguka, Abeli TV 3. Iyi cano iriho amabanga menshi Satani agenda akoreramo, kandi abantu benshi batazi. Ni ukuvuga ngo hari n'amasaha nari narahawe, sinzi niba n'abandi babe bafite iryo hame, ariko ngewe bwa mbere na mbere bigitangira, ubwo nari mfite ihame ryo gusenga saa 9. Ni ukuvuga ngo njye nabaga nibwira ko ari Imana ndi gusenga, ngo ndi kwirukana abadayimoni, ahubwo kubera aho nari ndi cyangwa stage nari ndimo, ahubwo nabaga ndi kubahamagara. Wabyumvishe? Noneho iyo stage yaje kuvaho, ngera noneho kuri stage yo kuzajya mpera saa 6 z'ijoro, nkasenga guhera buri saa nkazajya nyisengamo, nkasenga saa 6 z'ijoro, nkashyiramo reveil. Okay, saa 7 z'ijoro nkasenga, nashyizemo reveil. Saa 8 nashyizemo reveil. Saa 9 kugera saa 11 z'urukerera nyine. Ni ukuvuga ngo ayo masaha uko nyavuze, ngewe nayakozemo, kandi nyine nayakozemo nzi ko ngari Imana ndi gukorera. Kumba ahubwo ni Satani nyine ndimo ndahamagara abadayimoni muri ayo masaha, kubera iki? Bitewe naho ngize gute nzirikiye. Noneho nye ndashaka kuzabwira cyane kuri aya masaha, kuri iyi cano, ndetse namwe mu mabanga menshi Satani agize gute akoresha. Iryo joro raro utamusengeye? Iryo joro ndaramusengeye, kuko urumva twatashye nko mu masaha 4 z'ijoro, ko hajyaga haba amateraniro mu byo bitaga service, Sunday service miracle. Ni iteraniro ryabaga ku cyumweru nyuma ya saa 6. Wenda rigatangira nko mu masaha habaga 2, habaga irangira saa 6, noneho rero nyuma ya saa 6 ubwo ni nko guhera mu masaha 9 gutyo mu masaha 10, gukomeza kugera nko mu masaha 2 cyangwa saa 3 z'ijoro. Yego. Hanyuma iryo joro ndatera n'amateraniro 2 nk'ibisanzwe,
icyo gihe nubwo we igitondo yari yahateraniye, icyo gihe igitondo yari yateraniye ku Gisenyi, nawe yari afite iteraniro. Hanyuma ubwo aza we ikigoroba, haraza nyine arigisha nk'ibisanzwe. Amaze kwigisha nta kintu twapfuye mu buryo bwo guserera, kuko urumva nta n'ikibazo twari dufitanye. Numva ni imikorere nge nawe, ni imikoranire twari dutuye dusanganywemo, ngewe nzi ko ari Imana nyine yari yarangendereye. Hanyuma rero iryo joro nshyiraho reveyi ya saa sita, ndyama gutyo nko mu masaa 4 n'igice, ngira ngo nyine reveyi nijyamo, kuko narahawe itegeko ry'uko iyo saha ngomba kuzajya nyisengeramo. Bari kumva? Yego. Noneho za saha za saa sita zigeze, telefone irasona, ariko sinayumva. Kumbe ni Imana yaje ahubwo kuntabara. Abantu bitiranya ngo ntago Imana ngo ishobora kugusanga ikuzimu, ahubwo ni abasazi. Bazanyegere, ukumva, bazanyegere mbabwira ahubwo andi mabanga baba batazi, sibyo? Kuko hari igihe nk'umuntu umubwira ibintu atazi akagira ngo nuko bitabaho. Ni ukuvuga ngo ibintu byose utazi ntago ari uko bitabaho, sibyo? Nanjye ni nk'uko umuntu ashobora kumbwira ibindi bintu, sibyo? Nanjye nkavuga ati reka reka, ugasanga ndi kubirwanyiriza kure, kandi ibyo bintu bibaho, sibyo? Ahubwo ntukarwanye icyo utazi, wabyumvishe? Kiranazira nta muntu wundi urwanya icyo agize gute, icyo atazi. Noneho njyewe iryo joro reveyi nyishyiramo, sinamusengera, ndiryamira pe ewan. Ahubwo njya kumva numva ijwi riri kumpamagara, ririmo rinkangura, ahubwo ngira ngo nyine ni Harera Imana uje, kuko nari ntuwe amajwi nari nyamenyereye. Si ubwa mbere ijwi ryari kuba rije kumbwira njyewe. Hari igihe amajwi yajyaga aza. None se twakoranaga mu buhe buryo? Mu buryo bw'amajwi. Hari igihe ryazaga unaryamye. Nyine icyo gihe urumva bwo ryaje ndyamye, ariko bwo ni iry'Imana ryaje. Wabyumvise? Yego. Wowe ukurikirane neza. Ndabyumva ijwi rirazaza. Hanyuma ijwi riza muri ayo masaha, mu masaa 10 gutya ashyira saa 11. Ijwi rimaze kuza, rimpamagara mu izina ryanjye inshuro 3. Ndikanga, ndicura, ndeguka, ndavuga nti se habaye iki? Nikoraho ndavuga ese bigenze bite? Mpita ndeba ku isaha vuba vuba, ndebye mbona ni saa 10 n'iminota 50 n'ingahe. Mpita mvuga ati twageze ku wa mbere. Noneho baranyica, kuko iyo ibyo bintu iyo ntabikoraga nahuraga n'ibibazo. Iyo ntakoraga ya mahame twemeranyijwe, nagombaga guhura n'ibibazo. Nanjye nabaga nzi. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu nanjye nashyiragamo reveyi. Ni nka bya bindi byo kuvuga ngo umuntu niba mwari, ni ukuvuga ngo sibyo, umuntu niba azi mwaremeranyijwe iki, hanyuma ntugikore, byari bimeze nka kwa kundi umubyeyi wawe, sibyo, niba yakubwiye ikintu ntugikore, ukaba uzi ibihano bigomba gufatirwa. Ni ukuvuga ngo nanjye iyo ntasengaga muri aya masaha, hari ibihano ikuzimu bamfatiraga. Ariko njye nabaga nzi ko ngari Imana yamfatiye ibihano. Kumbe urumva ni ikuzimu bageraga gute, babaga bamfatiye ibihano. Noneho hanyuma ndebye ku isaha nyine mbona twageze ku wundi munsi, ndavuga ni noneho ntibiri buvemo, none uyu munsi sindi buwirize, amahame nayishe. Bari kumva? Numva ijwi rikomeye cyane rimpamagaye inshuro 3. Ariko bivugana na wa muntu w'imbere. Bari kumva? Rirambwira ngo Abeli inshuro 3. Ntuzongere gusengera uriya mugabo. Ndongera ndikanga. Uri kumva? Kuko uburyo ryaje mu buryo butangaje, mu buryo budasanzwe. Bari kumva? Ryaje ari nk'ijwi riri kuvugira, nkuko wakumva ijwi riri kuvugira aha. Numva ijwi rirambwiye ngo ntuzongere gusengera uriya mugabo, ariko ribwira wa muntu w'imbere, kuko ari we wari warajyanywe. Mu yandi magambo, Kristo yari yansanze ikuzimu. Wabyumvise se? Abantu babyumva bati, abantu ntibakumve ngo naragenda cukura ndamanuka. Wabyumvise? Ngo hanyuma ngo umuntu wanjye, iyi ni housing, iyi ngiyi nta muntu uyikeneye. Umuntu w'imbere ni uzabona Imana, niwe wari warajyanywe. Uyu w'inyuma, sibyo,
yaba imana yaba satani nta nyungu ibimutezemo, kuko nta muntu w'inyuma ubona imana, ntibazababeshye. Umuntu w'imbere niwe ubona imana. No mu bantu n'ibi ngibi, aba bantu b'abahanuzi, aba berekwa, wabyumvishe, aba batanga message bahawe, ihabwa n'umuntu w'imbere. Ahubwo umuntu w'imbere kuko aba ari mu w'inyuma nyine, niyo mpamvu uhita witwa umuhanuzi nyine, niyo mpamvu uhita ubihanura, sibyo, kandi bigasohora. Ni ukuvuga ngo ariko uba waganirijwe cyangwa uba wahawe message ni umuntu w'imbere. Ntago Imana igiza nk'uku nicaye gutya ngize yicara ahangaha nginkubite wenda censi cyangwa ngimo umukono ngimbwire ngo genda ubwira abantu gutya. Ntago ari uko bibaho. Niba wenda abandi ariko bigenda, nge siko bigenda. Ngewe Imana ikorana n'umuntu wanjye w'imbere, hanyuma ngewe nkahita noneho bisohorera kuri uyu muntu w'inyuma. Hanyuma rero uwo muntu w'imbere wanjye niwe wabatuwe icyo gihe, yabwiwe ibyo bintu. Amaze kubibwirwa, hanyuma ndikanga, ndavuga se uyu muntu, ndavuga se habaye iki, arapfuye se, ndikanga ndicura, ndavuga se ninde umwishe, bitewe n'iki, bigenze bite, ndatuza. Ubu urakangutse? Ndakangutse. Maze gukanguka, ubwo ngubwo nyine mera nk'umuntu utaye umutwe, ariko ndavuga ati n'ubundi kuko ntuwe nkorerana n'amajwi, nta wamenya, reka iri jwi ndikurikize. Ndavuga reka iri jwi ndikurikize, nta wamenya ibi bintu sinzi ibyo ari byo. Uwo munsi sinamusengera, byari kuwa mbere, hanyuma kuwa gatatu nyine tugomba gusubirayo gusenga. Nkurikiza ryajwe kuko ngewe nubahaga cyane ikintu cyavugiwe ku ijwi, kuko urumva amajwi nari mbimenyereye cyane. Urumva ntago ari ubwa mbere ijwi ryari rije, niyo mpamvu rero nari mbimenyereye, niyo mpamvu no kuguma kuri iryo hame byanyoroheye. Ndavuga ngomba gukurikiza ryajwi, nta wamenya, ariko sinahise mbivumbura, njye mvugisha ukuri. Hanyuma sinambivumbura ngo menye ibyo ari byo, ngumya nsengerayo, ariko noneho sasa ntangira kubona ibimenyetso. Uko kutongera gukurikiza amahame ya Imana, ahubwo nkakurikiza ryajwe, kuko urumva hahise haza ubundi bwami buza kunkoresha nabwo mu yandi mahame yabwo. Niba narindi mu ihame rivuga ngo ugomba gusengera uyu mugabo, hakaba haje irindi tegeko rivuguruza ngo ntuzongere gusengera uyu mugabo. Byanga byakunda, sibyo, nawe nk'umuntu ufite mu mutwe ugomba gutangira ibyo bintu ukabyimaginaho. Noneho naratangiye ndavuga, niba ari Imana nakoreraga koko, kuki haje ijwi rimbwira ngo ntiwongere gusengera uyu mugabo? Ese ubundi rijwi ribwiwe n'iki ko uyu mugabo nari ntiwe musengera? Wabyumvishe? Niyo mpamvu ngewe niyo umuntu ambwiye ngo ni umuntu uri kuntuma, sibyo, nabanza amenye byahe Imana twatangiranye mu ruhe rugendo. Nuvanga Imana yo ibi byose yari ibizi. Aya mahame yose ngenderaho, izi sinyatire zose yari izizi, ngenda nsinya. Wabyumvishe? Niyo mpamvu ikikubwira ko ari Imana yangendereye niki, nuko Imana yaje imbwira bimwe mu bimenyetso ngewe ntigeze nganirizaho undi muntu, kandi Imana iza ibinyemeza imbwira ngo ntiwari utumeze gutya, nti cyane, hindura, ca muri ino nzira, ntiwajya kuvuga gutya na gutya, nti cyane, ntisibi wabibwiwe n'icyo ahubwo, ati ndi Kristo nje kugutabara. Ibintu nk'ibyo nkora urugendo. Niyo mpamvu ubu nakoze urugendo rw'iminsi 312. Ntago uwo munsi Kristo aza, ntago aribwo nahise mvayo, ahubwo nakoze urugendo rwibohoka, sibyo. Ariko nukuvuga ngo Kristo icyo gihaza yagumye iruhande rwanjye aho nari nzirikiye, twagumije gukorana muri urwo rugendo paka kugezana n'iyi saha turacyari kumwe. Yego. Ukimara wenda kugira nk'ishurirwa ukabona ko uyu mwakoranaga afite imbaraga z'umwijima, ese kuri we nta bimenyetso yatangiye kubona nk'uburyo mwakonekita? We ahubwo we byahise bihinduka bikomeye cyane, ndetse atata n'umutwe, yaranakubiswe cyane, akubitwa n'imyuka y'ikuzimu imubaza iti wa mwana ari hehe. Uza amabanga mba mfite. Imyuka yaramuhondaga, kuko icyo gihe urumva nari nkizirikiyeyo, hari bimwe nari nkimenya, nkuko nanjye iby'Imana imbwiye bimwe na bimwe yarabimenyaga. Wabyumvishe? Ni ukuvuga ngo
iyi myuka yagize gute, yaramuhondaga ikamubaza ngo wa mwana ari he, akavuga ati nanjye sinzi uko byagenze, twarakwinginze ngo, kuko hari haciyemo nk'ibyumweru nka 2 bamwinginze ngo abanguriye nk'akamodoka ka miliyoni 4, hanyuma noneho kuko urumva nabashaga kuba namenya iki kuzimu bamubwiye, njye numvisha abantu basigana muri ubwo buryo, kuko we nubwo twavuganaga nawe yaragendaga akongera akajya kuvugana n'abandi, wabyumvishe, akajya kuvugana na za mbaraga noneho byanyabyo. Ubundi byari bimeze nkaho uyu mugabo ari uri kunkoresha, ariko akankoresha agendeye kuri kondisi kuzimu bamuhaye, wabyumvishe. Noneho niyo mpamvu iyo ndi kumuvuga mbameze nk'uri kuvuga ibyo nzi, sinzi niyo abantu baba bari kubireba, ubundi mbameze nk'uri kuvuga ibintu nabayemo, sibyo? Mbameze nk'umuntu uri kuvuga ibyazi cyane. Hanyuma uyu mugabo arakubitwa bamubaza batese uyu mwana sinyatire twari twarasinyanye bimeze bitya, turamushaka mugarure. Akaza rero kundeba, yaza agasanga Kristo nanjye yamaze kunyinjizamo indi myumvire. Ubundi natanga nk'urugero rwo mu mubiri, ni nka kwa kundi umuntu ushobora kuba wajyaga nk'ahantu, hanyuma abantu wajyaga umuntu akaza akakwereka ibimenyetso, ariko uwo muntu uje kuguha ibimenyetso, ndimo ndavuga mu mubiri, ndi gutanga urugero rwo mu mubiri kugira ngo mu mwuka bize korohera. Umuntu akaza, sibyo, akakubwira ati runo rugo uwinjiragamo sihakorerwamo ibi n'ibi, ati cyane, kandi ukabona uwo muntu n'ubwa mbere umubonye, kuko nka Yesu Kristo aza n'ubwa mbere nari mubonye. Niyo mpamvu ntigeze nshidikanya, naravuze nti Yesu Kristo nahoraga nsenga igihe cyose, uko bisa kose n'uyu nguyu, uko bisa kose narayobye, reka nkurikize amahame y'uyu mugabo. Nicyo kintu cyantabaye kugeza na n'isaha. Hari Imana yagumije gutera ibitero, hari Imana yagumije kungendaho naho navuye gusengerayo, yagumije kungendaho naho nakomereje muri ADPR. Noneho kugira ngo mwumve ibi bintu, mwumve n'ubushobozi byari bifite, cyangwa mwumve n'imbaraga byari bifite. Ese kuki yagumije kunyirukankaho? Ni ukuvuga ngo yagumije kwirukanka muri rwa rugendo ndimo, wabyumvishe, agumya yirukanka inyuma mu buryo kugira ngo njyewe mvuga ati n'ubundi amahoro nayabuze, kuko we yantezaga ibigeragezo byose bishoboka, yanezaga imyuka yose ishoboka. Ariko wumva igitangaje, Kristo akambwira ati watewe. N'ubu mu buzima busanzwe ndagira ngo ubwe ko ku itariki 19 z'ukwezi kwa 9 nibwo umuntu wanjye w'imbere wari warajyanywe na Harerimana, cyangwa ndama yandi magambo wari warajyanywe n'ikuzimu, nibwo yagarutse mu isi. Ubu ni ukuvuga ngo nta nubwo ndamara ukwezi mu isi, umuntu wanjye w'imbere nta nubwo aramara ukwezi hano mu isi. Icyaremwe gishya, ubundi icyaremwe gishya. Noneho kugira ngo abantu bumve ndetse mpagazeho, yego, none si ibyo bintu waba waratumwe n'umuntu, uwo muntu afite ubushobozi bwo kukubwira iyo ngenga bihe cyangwa kukubwira ngo watewe, ntibibaho. Ibyo bintu ni Imana yonyine niyo ifite iki ubwo bushobozi. Kuvuga ibi buhamya ugaruka ku izina ry'umuntu bikuvuga kuri social media, ntabwo wagize ko bishobora kugushyira mu kaga kuba wanafungwa, kuko bishobora gufatwa nko gusebya umuntu cyangwa guharabika umuntu? Ngewe ibi ngibi impamvu ntabyita guharabika cyangwa gusebya, ndetse na Bibiliya irabibuza. Kandi ndumva hari n'icyanditswe kivuga ngo ko mushaka ko abantu babagirira aba ariko mubagirira namwe. Ni ukuvuga ngo mbaye ndi gusebya uyu mugabo, igihe cyazagera nanjye bakagira gute, bakanyanika, niko nabivuga. Ni ukuvuga ngo rero kandi niyo ukiboshye, mbwira n'abantu wenda baba bavuga bati buriya aracyariyo ntago twamwizera. Ntago umuntu uboshye cyangwa umuntu ukiri kuzimu ntago ashobora kumena amabanga. Ntago bibaho. Ikimenyetso cya mbere cy'uko ahantu havuye ni ukuvuga ngo ni uko aho hantu hava nyine, kuko iyo gihari ntibikunda. Ikuzimu ho narabibonye ntibikunda, kuko ntushobora no kuvuga Imana, sibyo, nyamana, uri kumva, cyangwa ngo uvuge Yesu, uri kumva,
ngo ubivuge bya nyabyo gutya. Niyo uvuze Yesu uri ikuzimu, kuko ubu byarahindutse, ubu uri kuramya ikindi kigirwamana. Namwe mu mazina ubu byarahindutse, Satani yabaye umugome cyane. Ahubwo amwe mu mazina ari muri Bibiliya bagiye bayitirira abantu hehe, epfiriye ikuzimu. Gute? Ese kubera iki? Ni ukuvuga ngo aya mazina sibyo ni ikigirwamana. Wowe uvuga wenda nka Yesu sibyo, hagahita haza ikigirwamana. Mu yandi magambo ni mu buryo bwo gusebya no guharabika. Iyi Bibiliya ni ubundi buryo bushyashya bwaje abantu bagize gute batazi, kuko ubundi abantu bari bamenyereye ko umuntu uri ikuzimu atabasha kuvuga Yesu sibyo, nk'uko mbivuze. Ariko birashoboka kubera yuko sibyo, ikuzimu hariyo Yesu. Ikuzimu nyine bafata rya zina bakariha undi muntu, bakariha ikigirwamana, indi dayimoni. Noneho nyine sibyo, bwa buryo twari tumenyereye bwa kera bwo kuba wenda utabasha guhita usobanukirwa, urumva byarahindutse. Nibyo bya bindi nakubwiye ngo abantu bareke kugendera muri bwa buryo bwa mbere wenda Satani yakoranagamo n'Imana. Haje ubundi buryo aribwo bw'ubumba ndi kuvuga. Ese muri ibyo bihe ntabwo wageragezaga gusoma Bibiliya ku ruhande rwawe ngo ikuyobore? Bibiliya nari nyemerewe kuyisoma, ariko nibyo bya bindi nakubwiye. Ni ukuvuga ngo Bibiliya twebwe twabigenzaga gute? Iyo twasomaga wenda nk'urugero nka Dawidi hazaga undi muntu, hazaga ikindi kintu. Nibyo byo nyine ndi kugusobanurira. Bibiliya yari yemewe nanayikoragaho nta kibazo. Wabyumvishe? Ariko cyane cyane iyi ngiyi ntabwo najyaga mpfa gutinyuka kuyifata. Iyi Bibiliya ubona mfite, umuntu ufite imbaraga za Satani ntabwo apfa gutinyuka iyi Bibiliya. Ahubwo iya telefone, batarangiba telefone niyo twakoreshaga. Iyi Bibiliya ya telefone. Ariko iyi ngiyi imeze gutya, ikuzimu barayitinya. Ikuzimu batinya iyi Bibiliya. Iya telefone yo nta birenze. Wavuga ko Bibiliya ya telefone ari umugambi wa Satani? Ni ukuvuga ngo iyi Bibiliya ya telefone n'ubundi birimo hano, ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ari uba ufite gutya, uba umeze nk'ufite ku fotokopi. Biba bimeze nka kwa kundi wagendana irangamuntu sibyo. None se umuntu ufite irangamuntu y'irangamuntu y'agapapuro n'umuntu uyifite muri telefone ni bimwe? Ntabwo ari bimwe. Ni ukuvuga ngo ufite irangamuntu gutya mu buryo bugaragara afite ubushobozi bwo kuba yayikwereka imbere n'inyuma sibyo, ayifite gutya nawe uyireba. Ariko iyo ufotoye sibyo ukayigendana muri telefone, ureba ibice bibiri, ntabwo warebera ibice byose icyarimwe. Abantu bati baragutumye. Yego, nyuma yo gutanga ubuhamya, Bishop Harerimana yatawe muri yombi, nubwo ibyo akurikiranyweho wenda bidafite aho bihurira n'ubuhamya bwawe, ariko ni umuntu mwabanye, ni umuntu wabaye mu rusengero rwe. Icyo akurikiranyweho, afunganywe n'umugore we. Umugore we usanzwe wari umuzi? Yajyaga aza gake kuko umva bari bafite irindi torero ku Gisenyi. Umudamu we nta makuru menshi muziho kuko yayoboraga we ku Gisenyi, umugabo wayobora inaha i Kigali. Yego, n'icyaha bakurikiranyweho, umugabo akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha n'icyo nakoresha uburiganya, aho umuvugizi wa RIB yatangaje ko yasabye umuntu miliyoni 10 kugira ngo amusengere. Ni ubwo buryo icyaha ndetse n'icyaha cyo gukanyisha gusebanya. Katwinjiye mu buryo bwa deliverance, urumwe mu badiyakoni niko navuga, bafashaga abantu Bishop Harerimana yabaga ari gusengera. Bariya bafatwa n'imbaraga bagatitira bakagwa hasi. Imbaraga Bishop Harerimana yakoreshaga zari imbabaga nyabaki? Ntabwo ari imbaraga zirebeshwa amaso y'umubiri, ni imbaraga zisaba kuba warinjiye mu isi y'umwuka. Ari wo twakoranagamo, ari naho nanjye nyuma igihe cyaje kugera nkazikoresha, kuko urumva ntabwo ari imbaraga zasabaga kuba uwakoresha mu buryo bw'umubiri. Ni imbaraga zo mu isi y'imyuka, nibwo bwa buryo nyine yari yaracishijemo. Ariko ngewe impamvu ntavuga ko ari iz'Imana, ni ibyo Kristo we yaje ampamiriza, kandi nanjye narabibayemo. Arambwira atemera icyaha, waratsinzwe nyine, wasenze bigirwamana, byemere, uzabyemerera Abanyarwanda. Niyo mpamvu ubona nge nta n'ikibazo mfite cyo kuvuga ngo
nakoranye n'ikuzimu. Ni ukuvuga ngo ni Kristo wantumye. Uri kumva? Ese hari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yaguha ubutware bwo gusenya Satani? Tujye twemera. None se nk'umuntu ushobora kuvuga ngo hari abantu bandi inyuma ngo bari kunyoburija ngo bakambwira, wenda reka nemere ko bahari. None se abo bantu bari bunampa ubutware bwo kubivugira kuri kamera? Wenda reka mbyemere ko barahari, wenda usibye ko ntibanahari. No si iyi nkuru nta muntu n'umwe uyizi, sibyo? Niyo mpamvu iyi nkuru yanze Imana si uko idafite abahanuzi b'ukuri, sibyo? Ahubwo yo yarerebye iravuga iti uyu mwana ibi bintu byaramuvunnye, ntamwigaragarije ngo agenda abwira abanyarwanda ko nkikora, sibyo? Naba nsuzuguritse. Imana iracyakora, mwinsuzugura mwindeba gutya ngo munsuzugure. Imana yankoresheje, ni ukuvuga ngo Imana yantabaye mu buryo bukomeye, kandi umuntu Imana itabaye mu buryo bukomeye ibigomba no kuzamukoresha mu buryo bukomeye. Ku ruhande rumwe iyi nkuru ikimara kuyisohora Bishop yari hanze, ntabwo yagerageje kuguhamagara? Oya, ntituravugana, nta nubwo twajyaga tuvugana kuri telefone. Nta makuru ufite se ko yaba yageze ahamagara mu wakoranye nabo ikiganiro? Hari abo yagiye ahamagara. Bikagenda bite? Hari abo yagiye ahamagara ashaka kubaha amafaranga nyine ngo ndeke kuvuga ibi ngibi. Hanyuma numva ubusabe bwe, ndavuga rero ubusabe bwe bwari ubuhe? Ubusabe bwe bwari ukuvuga ngo njyewe nsaba icyo nshaka, ariko ibi ndeke kubivuga. Nyuma yo gukora cya kiganiro Bishop ataratabwa? Nyuma yo gukora ibiganiro bibiri nakoze, hari icyo nakoreye kuri 5 to 5, ni nyuma noneho icyo nahise nkorera ku rugendo. Nyuma y'icyo kiganiro nibwo banyicaje abitwa ba Joel, ndumva hari Joel wahe wo ku Yobokamana ya baranyicaza, ndabyanga kuko urumva iyo uri kumena Joel nande? Joel nyine urumva yari yahawe amakuru na Harerimana, kuko urumva ntabwo Joel ari we wavuze ngo muha amafaranga, ahubwo urumva ko Harerimana wenda ari we wavuze ngo muha amafaranga, sibyo? Urumva we yaratumye, we yarabegereye arababwira uwo mwana n'ubundi ni mwebwe muri bubashe kumugeraho, njyewe nyine nimbizamo ntibiri bukundi, kandi kuko aranzi mu mutwe, arabizi ko ewana ubwonko bwanjye arabuzi, aranabutinya cyane. Ubu nubwo we wenda dushobora guhura gutya nyine ari ubwa mbere ukabona ndi umuntu usanzwe, ndanabyemera ndi umuntu usanzwe, ariko mu isi y'umwuka Kristo yangize umuntu udasanzwe. Imana nsenga arayitinya. Agutumaho abanyamakuru Joel ngo biranga ndabahakanira, ndabyanga, ahubwo icyo gihe njya gukora ikindi kiganiro aho bita kwa Pastor Claude mu Bugesera. Nabwo noneho nabwo bansangayo. Inde wagusanzeyo? Witwa Joel Uyobokamana. Ansangayo, nabwo ndabyanga. Yagusanze yakubwira ngo iki? Nabwo yansanzeyo ati uyu mwana ntimumukoresha ikiganiro. Icyo gihe ntitwanagikora koko, ariko Pastor Claude aravuga ati njyewe uyu mwana niyemeje kumuha ikiganiro, ntabwo nakwanga kumuha ikiganiro. Uyu mwana ndamuha ikiganiro, niyo tutagikora ubu tuzagikora. Niyo mpamvu bwarakeye dukora ikiganiro. Ntabwo bigeze wenda bitabaza inzego za RIB ngo bakoze niba kuko ibyo uvuga ari ukuri? Ibi ngibi ntekereza ko ninjye wakorewe akarengane ubundi, kuko ntekereza ko ntabwo ari njye wakorewe uriya mugabo akarengane, kuko njye mfite ibikomere byinshi, ariko kuki ubona ntitabaje RIB? Ni ukuvuga ngo RIB ntabwo igikurikirana bad spirituel cyangwa imyuka mibi, cyangwa ibyo mu isi y'imyuka. RIB ibishaka ibintu bifatika, kuvuga ngo aya mafaranga ya naya barayajyanye gutya na gutya, sibyo? Ibyo ngibyo RIB niyo ibasha gukurikirana. Niyo mpamvu ntago njye buriya nyine, niyo mpamvu ndi umuntu nyine, ndi umwana muri aka gakiza, sibyo? Ariko ndi mukuru mu isi y'umwuka. Ndi umwana muri aka gakiza, ariko ndi mukuru mu isi y'umwuka. Ese kuba mukuru ni gute? Ni ukuvuga ngo haba hari nk'ikibazo ntabaza umuntu
kuko wenda nkifitiye amakuru. Kandi iyo uzi amakuru ntekereza ko uzi byinshi, uzi byose. Niyo mpamvu ntigeze njya muri RIB ngo nibamukurikirane. Wenda abantu batumva banafunze ngo bagire ngo ninjye wamufungishije. RIB nta nubwo turanahura, ntibananzi. Ahubwo nge habayeho iki? Nge natanze ubuhamya bw'ibyabaye, ariko ngewe ikirego cyanjye cyangwa wenda nindi nkahe natanze ikirego cyanjye nagitanze ku Mana. Imana nayikurikirana ikirego cyanjye. Ubwo ahari wenda nayo niba itaranagisubiza izagisubiza. Nkuko na RIB ujyanyemo ikirego gifatika, kuko ngewe ku Mana ibi birafatika. Ibi birafatika kuko Imana ikorera mu mwuka. Rero biroroshye kuba Imana ibi ngibi yabikurikirana. RIB nayo rero biroroshye kuba yakurikirana ngo uyu muntu yanyerejwe yaribwe gutya, sibyo? Cyangwa yatswe ibi nibi. Biroroshye nayo kugira gute kubikurikirana. Niyo mpamvu ntago aho ngaho njye ngira gute sinjya mpatinda. Uyu munsi wafunguye chaîne ya YouTube, tunararikira abantu rwose kuyikurikira. Niba usoje ikiganiro urandikamo Abel TV 3 cyangwa se unyere muri comment hasi kuri iki kiganiro, twayipininze kugira ngo bashe kuyibona, cyangwa se unyere muri community ya channel yacu uribuze kuza kuyibona. Kubera iki wagize intego yo gufungura chaîne ya YouTube? Abundi ngewe nta nubwo ibintu bya YouTube nta nubwo nari mbimenyereye, ariko hari umuntu wigeze kumpamagara, urumva warebye ibiganiro byahahise, aravuga ati se twabonye biriya biganiro, harakurikiraho iki? Ese bimeze bite? Uragiye se burundu? Ntuzongera kugaruka ku mbuga nkoranyambaga? Nyine urumva hari ibibazo byinshi abantu baba baragiye bambaza. Hanyuma naramusubije ndamubwira ngewe nta makuru mbifiteho ibi ngibi, natangaga ubuhamya, ngewe ndumva nkinaniwe, reka ngende mbanze nduhuke, hanyuma mbisengere Imana ibyizemeza nibyo bizagira gute, nibyo bizakorwa. Hanyuma ngewe ndagenda ndabisengera, Imana irambwira wanyuzaho n'ubuhamya, wabwira abantu amwe mu mabanga, wakemurira abantu ibibazo, mbega nagukoresha ugakemurira abantu ibibazo. Ni muri ubwo buryo iyi channel ijemo. Ni ukuvuga ngo ni ije gucaho ibintu by'Imana, sibyo? Ntabwo nge ari bya bindi byo kuvuga ngo ndaba wenda ngo nahise ngo njya ngo nko mu kabari runaka, ngo ndimo nderekana wenda ngo abantu ngo bateranye amacupa, cyangwa ngo ndirukanse ngiye mu bindi. Oya, ngewe ni ivugabutumwa. Ufite iki cyo kubikoresha uyu munsi bwo gukora ivugabutumwa? Ufite iki cyo kubikoresha? Risaba ubushobozi, risaba amafaranga. Nazo numva ko nta na telefone ufite, n'abantu kubona kuri WhatsApp bitoroshye. Ivugabutumwa uzarikora gute? Iri vugabutumwa Kristo azanshoboza, ariko n'undi urumva Kristo bisaba ko akorera mu bantu. Ntekereza neza ko bazabona wenda itandukaniro ryanjye wenda n'iry'abandi, kuko ngewe wenda ntekereza ko nta muntu nzasengera mvuga ngo ndi kumwaka amafaranga. Ahubwo ngewe birashoboka ko twasenze Imana ikabikora, ko nizeye impano Imana yanshyizemo, ndayizeye kuko tuba twarabivuganye. Kubera yuko buriya uko Satani yaguha amasezerano ni nako Imana nayigira gute, nayiguha amasezerano. Nubwo nicaye ahangaha mfite amasezerano, kandi mu masezerano mfite harimo n'iryo gukora umurimo w'Imana. Kuko mu bintu Kristo bya mbere yambwiye binamuteye kuza kuntabara, harimo n'ibyo kuzaza gukora umurimo we, ariko bishingiye no kuri ubu buhamya, kuko ubundi ubuhamya bujyana n'ijambo ry'Imana. Yego, ni muri ubwo buryo rero abantu by'umwihariko bagushyigikira, ukaba wabona ibikoresho bivugabutumwa, rikenera kamera, rikenera mashini, rikenera telefone, rikenera internet, no mu bundi buryo. Kandi ntekereza ko abantu bari badukurikiramo abantu b'Imana bafite umwete wo gukora Imana bashobora kugushyigikira mu buryo bugiye butandukanye.
twagiye tubona amashyigikira abakozi b'Imana benshi bafatanya ivugabutumwa rikagera kure. Niko ushobora kwifuza gutanga ubuhamya, wifuza gutanga ijambo ry'Imana, ariko umwanya wo kubonana natwe ntabwo uba woroshye, ariko abantu bagushyigikira nawe ukabasha kubibona mu buryo bwawe, buryo bugiye butandukanye. Wabwira nimero ya telefone ubundi tugasoza unadusengera Imana, kandi dushimire n'ababanye natwe mu iki kiganiro. Ibitekerezo byanyu ni nyamibwa, ndabakunda cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 0788 15 45 231. Ndayisubiramo ni 0788 15 45 231. Iyo niyo nimero. Amazina ariho abaruyeho ni Ndizeye Abeli. Nuko dusoza dusengera. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, turagushimiye Nyiringabe, turagushimiye ko wabanye natwe. Impamvu dusubiyemo ijambo turagushimiye ni uko ukoze ibintu birenze ibyo twe twibwiraga, ndetse kandi bije guhindura abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Data wa twese rero twemerere ugenzereza abantu bawe nk'uko wakoreye Abisiraheli. Bibiliya itubwira ukuntu dayimoni ngo iyo yateraga cyangwa ngo iyo yahagurukaga kurwanya Abisiraheli, cyangwa ngo Satani iyo yahagurukaga, ngo hanyuma nawe ngo wahagurutsaga ngo abahanuzi bawe ngo bakaza kubarwanirira, ariko ngo biciye mu butware bwawe. Ndakwinginze ngo muri aka kanya rero ubutware bwawe reka nanjye bunkoreremo, hanyuma abantu bawe bakire muri bimwe untegetse gukora muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Data mwiza rero ndagushimiye, kandi uha umugisha buri muntu wese uzakurikirana iki kiganiro, ndetse kandi bizamukure ku rwego rumwe bigira urundi rwego bimugezaho. Urakoze kuri Imana nziza kandi Imana ikomeye, ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Amen. Uwiteka abaho umugisha cyane mwese, abahishe mu mababa ye. Turabakunda, dushimiye cyane Ambere wabanye natwe bamwe kuduha no mwanya. Imana abaho umugisha, turakunda ibiganiro byacu nagaruka. Ciao.